Mwongeye kwirirwa twongeye kubasuhuza abakunzi ba Tomato TV Rwanda ko twagiye tubasezeranyije mbere ya Covid ko tuzagaruka twarabasetinga igikoni neza tubafite ibintu byinshi cyane. Uyu munsi rero turi mu gikoni kimwe cyo muri hoteli yiri Rubavu yitwa Martin's Expert Home Hotel. So iyo hoteli wabasha kujyamo nta kibazo. Abavuye Kigali, abavuye ntara y'Iburengerazuba, Iburasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru mwese mukaza muri uzi Gisenyi wese dufite amacumbi meza, dufite igikoni cyiza, dufite bare nziza, aba mixologist barahari babakorera ama cocktail, inzoga ziri hasi ku biciro byo hasi, ni hoteli nziza iri ahantu hitara ushaka kuganira business yawe waza ukayikorera aho ngaho. So ni karibu rero turabategereje ikaze. Uyu munsi rero turi mu gikoni kuri Tomato TV Rwanda. Tugiye guteka tugeza ku gice cyacu cy'amafarini n'ubundi ariko twara gikoze mbere tugiye kubakorera amandazi cyangwa se icyo bita korokonyori. Hari umukunzi wacu umwe wageze kutwandikira kashaka kubuzakora amandazi. Amandazi ni ibintu bisanzwe ariko dushaka ukuntu twazamukorera amandazi meza badasanga amenyerewe n'ahandi hose. Na amandazi matoya mu gihe wagize ibirori mu rugo bya isabukuru y'amavuko y'abana, utuntu tw'iminsi mikuru mitoya ushaka kudutekana utuntu benye duto cyane twiza tugaragara neza. Uraza nkukuza kutubona muri video oge tugusaba komeza urebe video yose kuri subscribe mutarayikora kandi barayikoze nabwo ni sawa cyane. Abakunda Tomato TV Rwanda ikifuzo cyanyu nitegeko kuri twebwe. Umukunzi wacu wadusabye kuzamukorera amandazi, urumva ko tugiye kumukorera amandazi bita korokonyore. Uraza kuyabona neza cyane, akunze gukoreshwa mu birori, ntabwo wamenya ko ari amandazi bitewe n'ubumenyi bo washyize ugakoresheje. So reka rero dutangire tubereka ingredient tudatinze. Ubwo rero guteka korokonyore zacu hari ibirungo bica gukenerwa. Of course birumvikana hari ingredient ziza gukenerwa. Turaza gukenera ifarini, iyi ni inusu, abona ni inusu y'ifarini. Turaza gukenera amagi, turaza gukenera amata, turaza gukenera umunyu nabubona, turaza gukenera isukari, dukenera igitubura ariyo pakimaya cyangwa yeast. Turaza gukenera iyi ni yeast, ni pakimaya, iyi ni dry yeast. Turaza gukenera noneho na chapamandazi, baking powder turaza gukenera. Noneho tundi kugira ngo byose rero bitikeneye iki. Amata yacu aza kuba ari akazuyazi. Aya mata ni akazuyazi. Amata kugira ngo ese umuntu aribaza ngo kuki upondesha amata y'akazuyazi. Urabona ubundi umusemburo bavuga ko ni ikinyabuzima kikenera kubaho. Umusemburo urabona nk'umuntu yagiye koga amazi akonje yumva mukonje cyane. So umusemburo kugira ngo ukore ukenera amazi y'akazuyazi. Ibintu byose bijya mu musemburo ndabagira inama abantu bafite patisserie cyangwa se abantu bakora ibintu bya patisserie kugira ngo umusemburo wawe ukore neza ukoresha amazi y'akazuyazi. So ubwo rero turangije kubera ngo turareba process tugiye gukora. Taza kugena n'ibikoresho. Ibikoresho ntugire ikibazo kuko aha turinde muri hotel hari igikoresho ushobora kuba utabona iwawe. Twego turapondesha iyi mashini. Ariko umukunzi wacu wadusabye ko twamwereka ku buntu bakora amandazi. Nabona iyi mashini ndabizi ntabwo mu ngo abantu benshi ntabwo bakunda ntabwo apfa kuyibona. No muri hoteli ushaka ufite imashini nini aka dufite akamashini gatoya nta kibazo. Dufite akamashini gatoya tuza gupondesha. Ariko ntugire ikibazo upfa kuba wapimye ibipimo byawe neza. Ini nusu y'ifarini, amagi abiri, ndaza kwereka umunyu nshyiramo ukuntu ngana gake cyane. Ndashyiramo n'isukari nkaganama 200 wenda. Ubona nashyiramo amata, ndashyira amata kugira ngo ponde igipondo gikomeye. Amata sinirwa nyapima uraza kwibibona nawe bitewe n'igipondo turi bufite. Ndaza gukenera ino mashini, nze gukenera n'iki gisorori kugira ngo nze gutuma igipondo cyanye gitumba neza. Nkuko muza kubibona kuri video ngene magenda mukurikira video. Tubasaba no gukurikira video. So reka dutangire rero. Naho dutangire video neza umusemburo. Turashyiramo ikiko kimwe cy'umusemburo. Ngo tuze kugira amandazi yacu turapima gutya ikiko kimwe cy'umusemburo ugereranyije ni nka garama 40. Uyu ni nka garama 40 z'umusemburo nshyizemo. Chapamandazi cyangwa se baking powder naho ndashyiramo ikiko, ndashyiramo nk'ikiko gutya izi nka garama 30 sibyo. Ubwo ndahita mfata umusemburo bivangire hamwe.
amandazi yacu turi kuvanga. Urambaza ati kubera iki umusemburo n'amata bivangiye ku ruhande? Umusemburo n'amata bivangiye ku ruhande kubera ko umusemburo ntabwo badushaka kuza kwivanga neza. Ndangije kuvanga rero, udafite imashini nakubwiye ni ukuri, udafite imadabizi abantu bashaka bafite imashini pondesha intoki. Ndakubwira uburyo, ndaza kukubwira ikigero cy'intuzi. Urashyiramo ifarini yawe mu gikondo cya aho uri buze gupondera, ushyiramo ifarini yawe, ushyiramo wa musemburo hano, ushyiramo wa musemburo wawe. Okay, baza gushyiramo nibura muri nusu y'ifarini, baza gushyiramo nibura irobo y'isukari. Baza gushyiramo irobo y'isukari, yani irobo. Ngenda bibona ku ntuza ufite umunzani mu rugo wabikora. Amagi nayo ndayashyiramo, ndabanza kubita amagi yanjye ndebe ko amagi yanjye ari mazima, ni mazima ari mazima. Amagi nayo ndayashyiramo ubwo mbonye ko ari mazima. Nimara gushyiramo biriya byose, amandazi ajyamo n'umunyu kugira ngo agabanye iriya sukari. Umunyu acinege, ndashyiramo nibura dutatu pinch eshatu, kamwe, bibiri, dutatu, tungutu dutatu nitwo bita pinch. Okay, ndaza gushyiramo n'amata, nandi mata ngenda nongeramo bitewe nuko intu zanjye meze. Noneho ndaponda. Niba ufite imashini rero wamaze gushyiramo ugiye guponda neza, nabona iyi mashini iri off, irajimije nyine. So nabona gutya n'ingaragu gutya nuko ngenda n'umuvuduko, urabona wiragira gutya, uri kwibona. Ndagenda nshyiramo amata nkurikije uko igipondo cyanjye ngishaka nza kugishaka. Ndashyiramo gutya. So nibigeramo hagati dushaka gushyiramo burebu gitangira cyangwa se ukayishyiramo bigezemo hagati. Ushaka gushyiramo buruba cyangwa ukayishyiramo bigezemo hagati, nta kibazo. Kongera ukatsa. Okay, murabona ko rero igipondo cyacu cyamaze gufateretse iminota 30. Igipondo namaze kugitereka iminota 30 nibura. Nyagipfundikiye. Turi shapinga. Kunguku sibyo? Noneho kunguku rero hano afata icyuma shaping twose ndirinda kugeza hasi kuko kino cyuma ntabwo ari cy'igipondo. Ndafite icyuma wanagirisha akuma gasanzwe, si ngombwa rwose. Nuko hano tuba turi kwigisha ibintu biri international cyangwa biri kuri standard. Okay, kamaze gukoramo twa tuntu dutoya, turafata akantu kamwe, turafata akabure kamwe kameze gutya, akabure kamwe. None tugiye gukora krokunyere nyirizina, tugiye kunira krokunyoro shape ya krokunyoro raroringa gutya. Kuko aya mandazi n'amandazi mato cyane akunda gukoresha mu birori by'abantu benshi, mu gihe abana nk'umwana yagize isabukuru hakaza abana benshi. Abana baradukunda cyane kuko tuba turyoshye cyane. Nimba ukagira gutya nibura krokunyoro shape, kaza gufata kazinga. Okay, kashyiraho kuriya.
turinda gushyiraho ifarini nyinshi kuko ushize ifarini nyinshi ntabwo byagukundira. Shyira agafarini gake cyane. Voilà, kubona nk'akaho kageze karangiye, ahita ntangira noneho nafatanya gutya. Ukibona okay. Ushyiramo amavuta, agomba kuba atatuye cyane. Kunyore zacu zahiye, ubona ko zahiye. Okay. Tugeze rero kunyore zacu zamaze gushya, cyangwa se amandazi yacu yamaze gushya, ubwo turamaze kuyarura. Reka turebe ko noneho yahiye kwanza, twumve, reka turebe, dufate nk'aka ngaka, deko yahiye nubura. Kubona amandazi yacu, kwibona ya already yahiye rwose, yahiye. Ni sawa cyane rwose. Aryoshye cyane, wakomeza ukarya. Turaryoshye, abana dukunda cyane mu birori, mu bintu byose. So tumaze kubona ko donati zacu zahiye, twanatestinze, twumvise ko ziryoshye. Ndumva nawe mu rugo wabikora, ntugire ubwago ko kapondesheje imashini, n'upondesha n'intoki bizakunda, nta n'ikibazo rwose, biba ari byiza cyane. Ariko cyo nakwibutsa nuko wakora subscribe mutarayikora, uzajya ubona ibintu byinshi cyane. Amapasiteri ubu ngubu twayinjiyemo. Video ikurikira uraza kubona uburyo bakora y'amandazi bita donuts, yani abayakazeru abatuyemo hagati. Niyo video iri bigiye gukurikira, tukiri kujya kuryo amafarini. Munakoze cyane.